Imana yemeye guhisha umurambo wa Mose kugira ngo abantu batazamuremera igituro ngo bamuremere ibirori, abantu bazajya bajya kwizihiza kuko yababereye intwari akabakura muri Egiputa, ngo no kuba itariki yo Yesu yavutseho itaranditswe muri Bibiliya, nuko Yesu yashakaga yuko itaba ikigirwamana ngo abantu bajye bayizihiza. Ngaho handitse iri jambo rikomeye rivuga ritya riti 463 haranditse ngo Noheli iraje. Ayo niyo magambo yumvikana mu isi yose uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba, kuva mu majyaruguru kugeza mu majyepfo. Igihe cy'umunezero rusange, kwishima gukomeye haba ku basore no ku bakuze ndetse no ku basaza. Ariko Noheli ni iki byatuma ishishikaza benshi? Tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 ivuga ko ari umunsi Yesu yavutseho, kandi kwizihiza umunsi wo kuvuka kwe ni gikwira kandi byabaye umugenzo rusange. Ariko si iby'ukuri ko tuba turi kwizihiza umunsi nyakuri wo kuvuka k'umukiza wacu. Amateka ntaduhamiriza neza iby'iyi ngingo. Bibiliya ntihishura neza itariki nyayo yo kuvuka kwe. Iyaba umukiza yarabonye ko iyo tariki ari ingenzi ku gakiza kacu, aba yarayitubwiye anyuriye mu bahanuzi n'intumwa kugira ngo twese tubimenye. Bityo ukutabivugaho kw'ibyanditswe bihamya ko iyo tariki tutayihishuriwe kandi kubw'impamvu nziza. Ubwo ibyo ngibyo Noheli kuvuga ngo ni Christmas, ibyo ngibyo ntabwo tubyemerewe. Ubwo ugiye kuvuga ngo biremewe, bakwibaza ngo iraso gisa abantu bazanamo impano bishushanya iki? Igiti cya Noheli bishushanya iki? Hari imigenzo abantu bajya bagira bakamera nk'abayihuje n'iby'Imana ariko bitanafitanye n'isano. Muri uku kwezi kwa 4 twavuye ngo ku munsi witwa Pasika, aho mu cyongereza bawita ngo ni Easter. Ariko wakubaza ugupfa kwa Yesu n'amajya abantu bajya bagenda bari gutoragura mu buryo bwizuyemo imigenzo bifitanye sano ki? Ngo yatewe n'inkwavu abantu bakajya gutoragura mu byatsi. Ahubwo ibyo byarahinduwe ari umunsi bahimbazagaho ikigirwamana cyitwa Easter. Bavugaga ngo ni igitanga urubyaro. Ubwo rero ayo magi kugenda ngo ni ibifitanye sano no gupfa kwa Yesu